Kaze neza kuri Brashar TV. Brashar Special Technicians. Sosiyete icuruza imodoka biri ku rwego rwo hejuru. Kwamamaza biri ku rwego rwo hejuru. Bimeze bitereza. Wowe ukurikiye Brashar TV umeze neza. Ndatekereza ko umeze neza kandi uri amahoro. Ndagushimiye wowe ukurikiye Brashar TV. Wowe wakoze subscribe uri inshuti magara. Imana izaguha umugisha. Icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka uwo ushaka muzabane neza. Nawe niba ukigera kuri Brashar TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora comment kugira ngo imodoka nzajya ntereka ku isoko zose uzajya uzibona. Aka ni ka kazi k'umuturika dufite muri uyu mwaka. Nk'ibisanzwe kuri mikoro ni Brashar Nigena Emmanuel. Uwo ni wenjye we bakwita dukurikiye Brashar TV. Aka kandi kari kubona imodoka nyinshi, imodoka z'imiturika, imodoka zizahora mu ntekerezo zawe. Ndakumenyesha ko guhera ku mafaranga miliyoni 1 kuzamura ubasha kubona imodoka kuri Brashar TV, imodoka izahora mu ntekerezo zawe. Kuko buri munsi twakira imodoka 1000. Nuvanga imodoka 1000 ntago ashobora kuramo imodoka yawe. Nimero ushaka watoneraho ni 0788 497423 0788 497423. Izo nimero ushaka kubahamagara ushaka imodoka yo kugura cyangwa ufite imodoka ugurisha. Nitwa dutunganya misiyo twatumwemo kuri 98%. Uzumva byinshi kuri Brashar TV. Bimwe bigukora ku mutima, ibindi bigukore mu bwonko, ariko ibyinshi bizagusigira isomo. Iyi ni Hachback Manuel. Twakuze ni Hachback Manuel nk'uko uyibona. Ni imodoka nshyashya, imodoka y'umuturika, imodoka ifite ijana, imodoka ikiri nshyashya. Irashaka amafaranga make cyane, miliyoni 7. Ni ukuvuga ngo miliyoni 7 urabasha kuyegukana. Nta gutinda koko wamaze kugera kuri Brashar TV. Abandi haraho bari ariko wibereye kuri Brashar TV. Ntuzigere wicuza cyangwa ngo ubabare kuko wageze kuri Brashar TV cyangwa kuko wakoze subscribe kuri Brashar TV. Ntuzicuze cyangwa ubabare kuko Brashar TV ni y'agaciro imbere yawe. Brashar TV, aha niho hantu uzagura imodoka wajyana iwanyu iyo kure cyane bakakubwira ati koko ibyo wavuze ni ukuri. Watubwiye ngo ugiye kugura imodoka kuri Brashar TV, urazinduka urara igitaraganya urarigeniza zose kugira ngo ugere Kigali kuri Brashar TV hakiri kare ubashe ko wakwicagura imodoka. Ni ukuri ibyo watubwiye koko nibyo. Brashar TV aguhaye imodoka nziza. Ikizakubwira ko waguze imodoka nziza kuri Brashar TV, imodoka y'agatangaza, imodoka izahora mu ntekerezo zawe. Nuko ushaka kuyigura wageze iwanyu bakakubwira ati amafaranga wayiguze basi tubabarire tuyagusubize tukurengezo n'akamiliyoni kuko washyizemo akayisanze. Ikizakubwira kandi izo modoka nziza ntago zinywa, ni imodoka zitanywa. Nguhereza imodoka zikiri nshyashya. Burya imodoka ikiri nshyashya ntago inywa. Ntago inywa kuko ahangaha wamaze kugera mu kibuga bushyashya, ikibuga kiranguza imodoka. Ahangaha tuguhera imodoka ku kiranguzo. Wabishaka utabishaka kugura imodoka kuri Brashar TV bizaba iby'agaciro kuri wowe ndetse n'umuryango wawe. Nakubwiye ngo ahangaha wafate ko mu ruganda. Wamaze kugira mu ruganda, wamaze kugira nk'i Dubai, wamaze kujya nko mu Bushinwa, wamaze kugira nko mu Yapani, wamaze kugera nko muri Canada, imodoka z'i Burayi. Ariko ubundi niba atari ukumvuna ushaka iyihe modoka koko bro, niba atari ukumvuna ushaka iyihe modoka kuko namaze kwinjiza mu kibuga bushyashya nkwereka imodoka nyinshi. Ariko kuko ibi ni ibiki biri kubera kuri Brashar TV? Ese koko Brashar TV arabasha se cyangwa ntagabasha? Arapacapaca, arabasha ngufasha nk'uwifasha, nkagufasha nk'ufasha umuvandimwe we, nkagufasha nk'ufasha inshuti ye magara. Mbona gusuza ni mu majyepfo ahantu bita Irusatira. Ngo ni Rusatira. Bakurikira Brashar TV. Ariko ahara Brashar itaba Brashar. Hari nk'ahantu bambwira nkumva n'ubwa mbere mwumvishwe amatwi yanjye, ariko nshimishwa nuko Brashar TV iba yarahageze aho hose mu majyepfo,
mu majyaruguru, mu burasirazuba, mu burengerazuba. Ndabizi ko mwese mukurikiye Burashari TV. Hari abavuze ati ntago tuzigera tuva kuri Burashari TV. Buri modoka yose uzategeka ku isoko yose nzajya nyikurikira Burashari TV. Ndagukunda koko nanjye nzi neza yuko ndabura amafaranga make, nimara kubona amafaranga ndahita mfata imodoka nzi Kigali nza kukureba. Ndabizi ko uzamfasha Burashari TV, uri umuntu mwiza. Kurikira imodoka nabwiye ngo iyi ni Hachback Manuel, irashaka amafaranga miliyoni 7. No gukatura turakatura, ariko ubundi wari ubizi ko no gukopa tugukopa kuri Burashari TV, no gukopa turagukopa kuri Burashari TV. Nta kubwiye ngo ntago uzababara, uzumva byinshi kuri Burashari TV. Bimwe gukora ku mutima, ibindi bigukore mu bwonko, ariko ibyinshi bizagusigira isomo. Reba imodoka ntuze kuwacika. Dufite Lava 4, dufite Karina, dufite Gikumi, dufite izo bita Gikeri, dufite izo bita Jimmy, izo bita Jimmy, urayizi Jimmy, dufite iyo bita Suzuki Lavitala, dufite Land Cruiser V8, dufite imodoka nyinshi, dufite amatuteri, dufite izo bita Surambaya. Ariko koko nakubwiye koko turabasha se cyangwa ntago tubasha? Ese ninkomeze nkore kuri Burashari TV cyangwa babanze bancishe hirya cyangwa ndabasha nkomeze natake nize mu kibuga bushyashya natake ndabasha? Aho uherereye hose ndabizi ko nuza mu mujyi wa Kigali nzagufasha nk'uwifasha kubona imodoka. Ntabwo ngo iyi ni Hachback Manuel ishaka amafaranga miliyoni 7. Umeze neza ngo Burashari TV ngura, ariko ngo Burashari TV ndakabye njye ntabwo nkabya. Icyo nshatse kubwira nuko niba nkubwiye ngo uzana imodoka nyikugurishije ndayigurisha ku buryo bwihuse cyane ntago tinda, ariko kandi niba nkubwiye ngo nzagufasha nyine mba nzagufasha kuko ntago ari uburyarya, nibwo nzagufasha kuko nzagufasha. Ndagushimiye wo twabanye kuri Burashari TV, turi gutereka Hachback Manuel ku mafaranga miliyoni 7. Nkubwira nti nimero ushaka kwatubonera ushaka iyi modoka ni 0788 497 no kuri uri inshuti magara. Icyo umutima ushaka kizabe nkuko ushaka, niba utarashaka ushaka muzabane neza. Nawe niba ukigera kuri Burashari TV akaba ubwa mbere, ikintu ugomba gukora no gukora subscribe, ugakora share, ugakora comment kugira ngo imodoka nzajya ntereka ku isoko zose zajya uzibona nk'isanzwe. Kuri mikoro wari kumwe na Burashari, nigena Emmanuel.